nose gishyira hasi nyine ndikumva ubugambo ngura ugiye hagarara hamwe turwana urugamba. Nari ngiye gusenga n'ahandi se nari ngiye gusengana n'ibikapu nyine ni mu cyumba nari ngiye kujya nari mfite amasengesho y'icyumweru ariko reba uburyo buri kumfata ariko mwagiye munyuma mukamenya ko ndi n'umugore mana nabakoreye nanabavunikiye nk'ubu nanjye gukora amasengesho y'iminsi 7 reba uburyo nize Fabi ntega amatwi wumve ukwiye kurambika ibintu byose bibari mu mutwe natwe tukagaba igitero. Uri kunyumva muze? Natwe ubwacu tukagaba igitero kubera ko ibyo byose muri kuvuga ntababeshyi. Nimbura umukobwa wanyu ngo Anita mbabwize ukuri sibyo nzemera nsazire mu gihome ariko namwe nabanje kubarimbura umwe kuri umwe. oya ariko hari nkuko bivuze Fabi numbone gutya ngo akaboko karamugaye umwe kuri umwe ariko ntabwo uzibira aha hanze nzanye ibikize Anita baramutwaye ariko ubushobozi bwo kongera kumubona birashoboka. Twe tuzamugarura ngawe kugira ibibazo birebire. Urabura kujya kurimbura umuryango w'abanzi bakugiye warangiza ukaza kuvuga ngo ugiye ni wowe wari ugiye kurimbura. Nakubwiye ko nari ngiye mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho. Kabiri kangahe umbwira ko wagiye gusenga. Rata ale wowe tuza Anita tuzamubona ndabiza ahubwo shyiramo imbaraga utwungere natwe izindi imbaraga kugira ngo turebe uburyo twamushakisha mu buryo bwihuse. Nase natubwiye ko agiye gushaka abandi bahungu atazagenda tutabashatse hanyuma tugafatanya kubashaka nubwo wenda kuba tracking ahantu baherereye bizatugora ariko mureke dukora ubumwe dukora ikintu kimwe nk'abantu dushoboye. Yego ratare ibyo nibyo tugomba gushyira hamwe tukamushakisha. Byo kumbwira ngo uragiye mu masengesho hari amasengesho adakora ubaka kanya nyine bisubizo ntabwo dukeneye amasengesho y'ibikapu wowe bugiye mu nzu iyi ni Bibiliya ubisubije mu nzu nyine byarimo kukubwira. Goratare reka mbimutwaze yaravunitse garutse hano tugiye kumvikana ibintu bibiri. Anita aboneke azaboneka wundi nimba mudashaka kurimbuka mumfashe turimbure bari abahungu kuko nibitaba simbona Anita ni mwebwe muze ni mwebwe nzarimbura. Oya ariko azaboneka humura tuzafatanya nkuko bivuze batangiye kugenda. Oya nta ariko byakubwiye subiza iby'ibikapu mu nzu nyine nose nagomba ibyo bavuga. Fabio ndakwibikiye utabona ndi kukorohera n'aka kaboko. Ariko se nakoze iki? Warugiye he? None se ndi imfungwa sinakubwiye ko nari ngiye mu masengesho. Igikapu kimwe bibiri. None se uranyibikiye kandi ahanyereka Bibiliya irima nyereka ikintu kigaragaza ko warugiye wasubije ibikoresho mu nzu ukareka aho warugiye kurafata ukancika nasoni. Yari nanga kunumva korera ibintu amagambo bavugaga ntabwo nandi kuyumva. Ya okay nongeye nagarutse umujene wanyu nagarutse nje kubarabura ibigiye kuba byakurikiro byose muri no filime inzira y'umusara kuri show mwasigaye amatsiko rero ahanga niho mugiye kuba mwasobanukirwa ndetse beshi mugiye kuba mwashira amatsiko dore ko ibintu bashoboye kuba bya muri no filime ari agatangaza ndetse beshi batunguye cyane no kubona ibintu bibereye muri no filime inzira y'umusara abandi bugeze anga bwa mbere nta kindi kintu usabwa no kureba aho hasi hano ndetse subscribe ubundi ukagerageza ugakanda kugira ngo tujye tukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusongikwe byinshi muri no filime inzira y'umusara dushaka kugira ngo aho ujye ubona buri video yose dushyizeho ubone notification na kindi kintu usabwa no kugerageza ugafungura n'inzogera kugira ngo buri video yose dushyizeho uzajyibona mu wa mbere kandi nyaboneka agiye kuba nakugira igiye kuba byakurikira byose ndetse mbashe no kuba nakumara amatsiko nkubwira ahanga ibigiye kuba byakurikiraho byose dore kanga beshi mufite amatsiko beshi muri kubaza ukuntu bigiye kugenda ahanga ngiye kuba nabibabwira dore ka kenshi mba nibereye yo ndi kureba ukuntu ibintu byifashe yo bayikina mba mpari kuko abantu abamubaza ati subimenya gute kuki uzutubwira ibigiye kuba byakurikiraho koko tukabona niko byagenze kuko niko byabaye
bibaye ubundi bibona gute ku bantu rero mutanzi mwibaza impamvu mba mbizi kandi nabibona abanyita Soundman ngiye Soundman ngabo ubasha kuba wafata sound zino filime Inzira y'umusaraba sound zose mwumvamo ni jewe uzifata rero urumva yuko angaha byishimba mbizi byishimba nagiye mbibona ndetse mba nagiye nanabyumva niyo mpamvu rero nk'abantu muba mwaragerageje kuba mwaragerageze gukana subscribe kuri ino channel mushaka kugira mujye mumenya ibigiye kuba byakurikira kuko buriya ngo amatsiko ashobora kuba yakwica hari umuntu wavuga ngo amatsiko ashobora kwica umuntu rero nanjye navuze ati abantu nk'ujya bajye bicwa n'amatsiko wajyaza ahangaha n'abarabura gatoya nkababwira nkabanyuriramo mu marenga nkababwira tugiye kuba twakurikira ariko simbabwire byose ariko nkababwira ati ahangaha bizajya byifashe gutya impamvu byagenze gute byifashe ibyo byose nyine to ibyo ngiye kuba nababwira rero nyamuneka mbere ko dukomeza nagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa kuko Cyusa akomeje gukora ikosa Cyusa akomeje kurengera Cyusa akomeje kubabaza iribagiza kandi ndabizi yuko ari benshi muri kubabazwa n'imyitwarire ya Cyusa ndetse muri kubabazwa n'uburyo Cyusa ari ibintu ari gukora iribagiza biri kubabaza dore mwamenye ko Cyusa atangiye kuzana n'incorekeze navuga ko ari nk'indaya atangiye kuzana imbere ya iribagiza ndetse iribagiza abyumva mbega gahinda kavanze n'amaganya bikabyara ikintu bitishavu urumva ko Cyusa ari gukora ikosa rikomeye cyane nta no gutekereza ngo wenda agira impuhwe atekereze ko Cyusa iribagiza yaba amutwitiye umwana iribagiza ntwitiye umwana ibintu kambikora ariko sintumye abimenya simwereke yuko nta kimukura kuko iribagiza ni impumyi akeneye umuntu umubwira amagambo meza umubwira ko amukunda akishima ku buryo n'umwana w'umwunda yishima kubera yuko buriya hari ikintu mutazi buriya y'umubyeyi agize agahinda n'umwana w'umuntu nawe agira agahinda niyo mpamvu ushobora kubyara umwana ugasanga ubyaye umwana akavuka yifashe ku itama kuko aba yaragize agahinda kenshi akiri mu nda rero iyo ugize ugashimisha umugore wawe atwite abyara umwana ufite ibyishimo umwana ukunda guseka umwana uvuga hari abantu mujye mubona abana badakunda kuvuga abana baba batuje cyane bacecetse batajya bakunda kuvuga ubu n'umwana nyine ukabona umwana ntajya akunda kuvuga nta bintu byamurara agira nyine ukabona akunda kumera nkaho yigunze buriya kenshi aba yaragize agahinda akiri mu nda ya mama we bityo akavuka rero yifite agahinda kagakurana bigatuma akura yigunze akura atavuga urumva ko rero icyo ikosa ari gukora ashobora gutuma iribagiza abyara umwana uhora wigunze umwana uhorana agahinda wa mwana wishima ntubimenye yababara ntubimenye mbega nyine agahora ameze nkaho afite ikibazo kandi koko nta n'ikibazo afite kubera agahinda yakuye mu nda ya mama we rero nyaboneka niba koko uzi ko uri umupapa ukaba ufite umubyeyi ukaba ufite umugore utwite gerageza utume umugore wawe yishima kugira ngo azabyare umwana wishimye umwana udafite agahinda uzi kubona umwana akurana agahinda ukagira ngo nta babyeyi gira kandi afite ababyeyi babiri akajya ahora acecetse yigunze atavuga birababaza urubazo umwana ati ufite ikihe kibazo gusa nta kibazo afite ari ukubera yuko yavukanye agahinda nyaboneka rero ibintu cyose ari gukora muri kumva yuko ibintu cyose ari gukora atari byo ndetse cyose akwiye kuba yakwisubiraho nyaboneka uragira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubasha kubwira Cyusa kugira ngo Cyusa ibyo ari gukora byose abashe kuba yabireka kuko ndabizi yuko ari benshi muri kubabazwa n'uburyo Cyusa ari gufatamo iribagiza amagambo Cyusa ari kubwira iribagiza abenshi ari kugenda ababaza cyane kandi benshi mwifuza kugira mubone Cyusa ibyo ari gukora byose yaberetse se noneho bigiye kuba byagenda gute ahangaha ko twamashije kubona ko amaje kubona kanga ubita ari nawe yamaje kuha gasupi komeye cyane Fabiola amubwira ati Fabiola rero ibintu uri gukora ibintu uri kwigira ngiye simbishaka ndashaka yuko dufatanya tukagwana tugashyira Emile na Kamade hasi tukihorera ese biraza kuba byabahira kwihorera kuri Emile na Kamade ese Emile na Kamade bamenye yuko bashaka kuba babihoreraho biri bwaze kuba byagene gute cyane yuko twamaje kubona kanga ubita Emile ndetse na Kamarade baje bagakora gashyanga kwa Rugemwe ndetse beshi mwishimiye ibintu Emile na Kamade babashije gukora ahangaha kwa Rugemwe ese noneho bigiye kugenda gute kanga navuga ko Rugemwe agiye kuba yakwihora ndetse Rugemwe nawe afite umujinya udasanzwe Rugemwe yaraka yavuga ati ko byagenda kose ngomba kwihorera ese noneho bigiye kuba byagenda bite namatsiko nimeshi kandi no kubushikoswe bigiye kuba byagenda gusa ugiye kubona yuko agace kagiye kuza noneho kagiye kuza ari umuro ndetse kagiye kuza ari uburyohe kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mwasigaye imyozwe bigiye kuba mwasigaye imyozwe bigiye kuba byagenda mugiye kubona kangaho ubita Emile ndetse na Kamade bagiye kuba bakora gashya ndetse bagiye kuba bashimuta are andagira ngo nawe ujye muri comment washe kuba washimira Emile ndetse na Kamade babwira ati mwakoze ibintu by'igitangaza ibyo mwakoze byaradushimishije cyane kandi byaradutunguye cyane uko mwabonye yuko ibintu bari gukorera kwa Rugemwe
ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Ako kubi mwabonye ukuntu bagize nyina ntambara bamuvuna akaguru, baraje bakubita rugiye mu mutwe barawumena bawugira nk'igi kubise hasi, ngaho Fabero bamugize ikimuga bamutemye akaboko cyaze Emera na Kamade bakwiye kuba bashimirwa cyane. Ndagira ngo nawe ujye muri comment rero ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo twike ko nawe wishimye kandi ukomeje gushimishwa n'ibikorwa bya Emera na Kamade, ndetse ukomeje gushimishwa n'uburyo Emera na Kamade bakomeje kugenda baha Rugemwa isomo rikomeye cyane. Ese biraza kuba byagenda bite noneho kangaha, ibintu bigiye kuba byaryo noneho kangaha, ibintu bigiye kuba byagiraho biryoshye cyane, ndetse beshi mufite amatsiko, ndetse beshi mwibaza uburyo Rugemwa nagira mu rukiko bizabimize. Mugiye kubona ko anga ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane, ndetse beshi mugiye kuba mwashirwa amatsiko, ndetse mugiye kubona ko Rugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibya byose yakoze. Mbere ko dukomeza ndagira ngo amaze nkubaza akabazo gatoya cyane nyaboneka, ese uri kumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Urumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Urumva Rugemwa akwiye guhabwa igihano cy'imyaka ingahe muri gereza? Narushaho kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko Rugemwa yajyanwa muri gereza, ndetse Rugemwa agahanirwa ibyaha byose yakoze. Ukunda bizi ko ari bishi mwifuza yuko Rugemwa yajyanwa muri gereza ubundi agahanirwa ibyaha byose yakoze, gusa mugiye kubona ko Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira, kandi Rugemwa ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda, dore ko nyina ntambara noneho agiye kuza agatangiza intambara ikomeye cyane, ndetse mugiye kubona ko umuntu ugiye kwaka ahangaha kwa Rugemwa ntizinze filime nyarwanda ku rundi rwego. uba ari ngombwa ko ugenda ubwira abantu bose ko wantereye inda. John M250 ikaba ibazaniye filime nziza cyane y'uruhererekane Kwihorera. Ni filime irimo abakinnyi b'ibyamamare mwakunze muri benshi, urwo rumeze uko nguko muryoshye gutya mufite n'umwana. ibyishimo by'umuryango ni urubyaro, ariko umuryango wa Ben na Jojo ntabwo babashije kubona umwana. ubu iyo ubona utekereza ubona ngewe ntabishaka. Jojo kubera guhoza umugabo we ku nkeke, umugabo we yitabaje murumuna we nyuma y'igihe kirekire bari baramwirukanye mu rugo. Ben we nyizera ntari bikabisa. ngewe gahunda ni uko ushaka kumfasha nkabona umwana. Wumva intero yiwe. Wibagirwe ko buri umuntu ugarutse aho yakomerekeye. It's time for revenge. Nyuma y'aho Ben yifashije murumuna we kugira ngo abone umwana, ibyo yatekerezaga nk'ibyishimo dore ngo bimubereye umwijima. Uri mugabo utabyara ushobora gusanga nabikora nabi mu buriri. uzi impamvu z'umwe mwana atari uwawe se? you signed those freaking papers, waragurishije, warishyuwe. Ariko amaraso aracyari ngewe. Christian ndakubaha hamwe umwana w'umugabo wanjye byonyine, basi ngenda gusuzugura byonyine, ariko ibindi birenze ibyo bigendera kure. Agasuzuguro ka murumuna wa Ben kari gutuma Jojo abaho yihebye. Igeragezo cy'akagahungu kaje muri izo naho ndakora dufite ibanga ntabwo kubipenye none niko baza kwinjira sintushobora no kuganira neza sintushobora no kuganira. Yewe Ben nawe yashakaga umwana, ubu ntagikeneye umwana, dore uko ari guhoza umugore we ku nkeke ngo nakuremo inda y'amezi 6. Ese Jojo arayikuramo? Eba, ntabwo nari nzi ko nzongera kugaruka muri uru rugo kabisa. Naho si ugashoza ntambara Christian ngo ni murumuna wa Ben, ibyiwe birarangira bite? Amatsiko rero urayamarwa na seri iri guca kuri channel ya John M250 ni buri wa kabiri, uwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Link rero urayisanga muri comment section y'iyi film ugiye kureba, wibuke kudusigira igitekerezo. Ibindi birenze ibyo bigendera kure. Okay, ngira ngo nawe urabyumvishe, utu ni tumwe mu dufilime tugiye gutangira guca ibintu mu minsi mike cyane. Abenshi mufite amatsiko rero na benshi mukomeje kwibaza muvuga ati se bizagenda gute? Ahangaha mugiye kubona ko intambara idasanzwe, intambara igiye kubera ahangaha kwa Rugemwa, mugiye kuba mwatugwa n'ibinanga nyina ntambara agiye kuba yakora. Dore ko nyina ntambara yasize abwiye Rugemwa ati nindamuka menye yuko wanciye inyuma, nindamuka menye yuko ari ibintu hanze kumbwira nzagukona, nubwo ntazi ukunda ibikorwa ariko nzabikora. Ubu natwe turategereje ushaka kugira ngo turebe nyina ntambara nagaruka uburyo azakonamo Rugemwa
rugemwa kubona mufite amatsiko nkangira rumwe bazukuntu nyina ntambara agiye gukonamo rugemwa dore ko barumwa komeje kugenda mukurikirana no filime ndetse benshi bakomeje kugenda muyikurikirana umunsi ku munsi mwagiye mubona kanga bitanyina ntambara abwiye rugemwa ati nindamuka amenye yuko ufite undi mugore nindamuka amenye yuko hari ibintu wanze kumbwira bijyanye na mama iribagiza nkaramuka mbyimenyeye nzakwikonera ese none bigiye kugira gute ko nyina ntambara yavuze ati ningaruka sinzasange mama kanyana ngo ndetse na mama iribagiza sinzabasange aho ngaho kandi turabizi neza yuko rugemwa yabeshye akavuga yuko mama iribagiza yapfuye gusa twamaje kubona ko mama iribagiza ari muzima ndetse yamaje no kuzanga kwa rugemwa ndetse na Fabiola yamaje kumenya yuko mama iribagiza yanabyaranye na rugemwa ese none rugemwa arabwaza kubigenza gute ko nyina ntambara agiye kumuha nyina ko nyina ntambara nta mikino ko nyina ntambara agiye gukoma imbwa dore ko intambara agiye kuranga kwa rugemwa abenshi muraza kuba mwatungwa cyane ibintu bigiye kubera ahangaha kwa rugemwa ese none biraza kuba byagenda bite nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bigiye kugenda gusa kuri benshi mufite amatsiko rero no kuri benshi mamwe baza ukuntu bigiye kugenda na kindi kintu usabwa nyaboneka mpora nkikubwira ati kuri wowe wakaze subscribe uri w'agaciro kuri twebe kandi agira amabwire ko mu minsi mike cyane ngiye kuba nabagezana na filime zero basaba ikinigwa ubundi nawe ukabasha kuba wakwihera ijisho ukamenya ikintu kimwe cyose ndetse ukamenya n'impamvu ino filime zero basaba yakinwe no kuri benshi mwambaje muvuga ati ese Emile ndetse na Anita ubundi busanzwe barakundana ko tubona ibintu bakina n'ubundi basanzwe bakundana ngiye kuba nabagize ubundi namwe mashaka mwakwihera ijisho